ukora iki gituma wumva ko miliyoni 3 ari amafaranga ari aho ngaho asanzwe? Uravuze come on. Ngo ni amafaranga makeya? Shiri nusi ntabwo ari amafaranga ngiye yatuma mbona umugore wanjye nkunda cyane hangayitse gufu that fucking money. Oh. Ari amafaranga makeya cyane. Iminsi ngiye kumara hano iyo ugiye nta no gumana n'amasaha 3. Uhita ugaruka. Sindakubona wambara umbwire ngo ngiye mu kazi ngo turasubira nijoro ugivuye hano mu gitondo. Ubundi ukora iki? Wongeye kano kanya nta kindi kintu kimwe nitayeho uretse kubona ubutabera umusatsi wawogosha nubwo n'amoko bayakata ariko nibura nkabona ubutabera bwanjye. Kanyesuko meze neza? Meze neza fana. Mako mwazibonye? Twaziteka fana. Nawe wabonye moko? Yego. yazibonye. Uri kuzishobora se? Cyangwa tukuzanira amafi? Oya nacoza fana. Meze neza. Mwateye? Twateye. Musaza mwamukoreye isuku? Twamukoreye isuku. Nawe yakubwira ngo uri ari. Ya. None se mani ngiye ko nasumbye boro y'abandi aba bantu wayi gutyo abore ziriki. Bro. Reka mbizi kuri byanye n'ibirebire. Man. Ndashinjwa kuba narisha umukobwa dukundana. Nako umukobwa nkunda. Amese bishoboka ko wakica umuntu ukunda se gute? Koze bwari bwije ntabonye umuntu n'umwe takibashyiramo nimero. Wasanga rero ugiye kumbanura uyu munsi. Wowe waje mu nzira z'abakire. Hano kuza mu teko abakire. Ariko hano niho babitsa menshi. Iyo mbonye umukiriya umwe ahita rutabariye bose. Direct. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Are you okay? Can I help you? No, it's okay. Oya. Meze neza nta kibazo. Uri umunyarwanda? Cyane. Okay. Ntabwo wabaye se? Buretse gato. Urumva umeze neza ntabwo umutwe wagize hasi. Ndaho meze neza nta kibazo uraza kugabanya. Nizere kutababaye cyane ndabona nta gikomere kijeho. Ahubwo nani bagiye no kuguhagurutsa. Nta kintu wabaye ku mavi? Nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa ndaza kumera neza. Urumva mu ivi hatababaye? Biraza gukira ninkomeza kugenda. Nimba ari uko maze igihe gitaye aha ngaha sinenzi ko mino karitsa abamo abakobwa beza nkawe. Nibyo. Nukuri uri mwiza.
ubu ngubu nta nubwo ukwiriye kwitwaza wambwira nta kibazo nakoze ngiye hano imbere ni hafi cyane ntabwo wakwirirwa wivuna n'ubu nta bakiriya nari mfite ntabwo twaza ngo kugezayo rwose nta kibazo nta mpamvu yo kwivuna abakiriya bataza bakakubona mbabarira mbwiza ukuri ngiyewe urumva nakwibabarira umukobwa mwiza nkaho yongeye kwikubita hasi kandi biragaragara ko ino baga ukuntu iremereye ari ikugushije ikibazo nibaza barakubura kandi ufite akazi kawe ntubihangayikiremo ahubwo akazi kanjye nk'uko ubibona ndabitsa nkabikuza nkatanga amayinite n'ibijyanye na mokashi byose ndabifasha uramutse wowe ukeneye izo serivisi ugihita umbwira mba ndahangaha cyangwa ahubwo wowe reka nguhe nimero yanjye ku buryo nuzagize ikenera uzajya uhita umpamagara n'abandi bantu bari mu rugo bose n'abaturanyi bawe byajya biba byoroshye ntabwo ari ngombwa ko ngira uhita uyampereza na nimugoroba naza kuyafata nta kibazo ahubwo reka ngiye ngo izange kuko telefone yawe nayisize mu rugo gato yego ako rero musu sakwe sakwe ndazizi nta wirirwa ubimbaza ikinyarwanda ndakikurusha ese burya koko nkikubona rero nari nzi ko utazi ikinyarwanda pe rero n'ubu ndatunguye cyane reka nandikeho keza nzajya nkwibutsa ejo nzakwibutsa cyangwa nimugoroba nta kibazo igihe cyose nimugoroba ndaza kukwibutsa mubaze nimba udakeneye amayinite nimba udakeneye ibi ngibi ntugire ikibazo ujye ndagutwaza ahubwo ni gutya imbere tugende nta kibazo oya ntabwo nakwiyoborera umukobwa nkawe akomeje kuvunika pe ariko wowe ukora ibintu bro ikintu gitangaje ni kimwe igihe cyose nabanye nawe nari nzi ko ari umukobwa ariko ngeze mu rukiko nasanze ari umugore wasezeranye n'umugabo n'ibyangombwa bihari bibigaragaza n'amafoto none se buri mukobwa mwiza utegura ntabwo njye ndibaza ni ukubera icyo ashobora kuba yarambashye igihe kingana gutyo cyose nkaba nari nzi ko ari umukobwa nkaba nari nzi ko ari umuntu nanjye nakunda ejo bundi tukazashakana tukubakana ubuzima nkasanga afite umugabo bagiye mu mategeko seritifika yo mu murenge irahari amafoto yo mu murenge arahari kumva wahuritse none se wagerageje kumwica gute wamuteye icyuma byagenze bite bro nakubwiye ko ari umukobwa nkunda umukobwa nkunda nagerageza kumwica basi muteye icyuma munizeye nkoze iki ahubwo ikintu baganga bagaragaza ngo yanyweye uburozi ese yanyweye uburozi ari wabigizemo uruhare cyangwa hari ikindi kibazo yari afite nibyo nyine sinzi ahantu yabukuye igihe yaje kunsura muhereza ibyo kunywa akimara kunywa nta n'iminota ingahe iciyeho atatangira kuribwa mu nda mpamagara ambilanse iraza imujyana kwa muganga baramutwaye kano kanya nta nubwo yari yapfa neza aracyari muri koma gusa ikintu nifuza nubwo nafungwa n'ubuzima bwanjye bwose ariko hose umukobwa nkunda akongera akabaho akava muri koma akaba muzima mwana njye hari umuniga wanjye nzi yakubise umuntu igipfunsi ava amaraso bamukatiye imyaka 25 none wowe mani umubebe akajya muri koma iyi kesi yawe sinzi ko uzayiciga kabisa ngo njye si burundu wowe umva naho imana kabisa sha birakaze bro wowe uyakire ube natwe twese Metero ndi kukubwira ubu se abana basigaye bakora ibizamini by'akarere ntabwo ndi kubasha kwigisha kubera stress mfite umwana wanjye arafunze kandi mu by'ukuri umwana ari kuntu namureze umwana wanjye yari umwana w'umukristo ku cyumweru twajyaga mu misa ya mbere nimugoroba tukavuga ishapure byagera nka saa 9 tukavuga rozari umwana wanjye ntabwo icyo kibazo kuriya yagikora ndabigenza ne ndakora iki ibintu bijyanye n'amategeko bisaba gutuza nyine ndabyumva ariko umwana ni wanjye humura yego kano kanya imibare wiyivanga n'ibibazo biriho niyo mpamvu wampamagaye sibyo yego mpamvu wampamagaye mpari kugira ngo ugire umutima utuje tekana ndetse bishobora ko umuntu w'umukirisitu bamushi cyangwa kiriya kandi ataragikoze umukristo n'amategeko ntaho bihuriye
none ubwo bizagenda biterera mu rubanza yego ntabwo hatsinda ukuri akenshi hatsinda ibimenyetso hatsinda ibimenyetso niba ubyibuka neza yego niyo mpamvu nasabye cya kimenyetso ndagira ngo nkubwire ukomere wumva ufite umutima utuje kuko nimba koko mwana wawe umwizeye nk'umuntu w'Imana nk'umuntu wareze umumenyereza Imana umwigisha imico myiza umwigisha kubana n'abantu bose amahoro umwigisha kuwita ku nshuti ziwe n'abandi bantu bose menya neza yuko umwana wawe kiriya cyaha kitazamuhama we gusa tuza gato kiriya kizamendekwa kwa muganga ariko kandi ukwiye kunyumva kuko nk'ubu ngubu abana nigisha akuru ntabwo ari kuza ngo mbashe kubigisha ndajya kubigisha umwana wanjye akanza mu mutwe nyine nibyo nkubwira abanyeshuri barambuze akira mu bwonko bwawe ibyabaye byakire ariko umenye ko twebwe nk'abanyamategeko nicyo gituma duhari haba hari ingingo dukoresha umuntu akarenganurwa yarengana niba ari umutima wawe niba umutima wawe wumva nta rubanza gucira ku mwana wawe kuko abana bo baranahinduka abana barahinduka ibyo ari kuregwa ashobora no kuba yabikorerwa na mugenzi we niba uriya mwana yari yamusuye hari n'abandi birashoboka yuko hari undi wamuhemukira bigambiriye ariko humura niba barasangiye nyuma ya saa saba guhera saa saba kuzamura yego bizagaragara kwa muganga byose ibimenyetso birahari reka ngusobanurire amani wanjye ni ukuri nubwo tutabana ariko ndabizi ko uriya mwana ari inyangamugayo ntabwo kiriya kintu barareka kugikora Metrese wagerageje ugatuza bimwe mu bintu bituma habaho amategeko ni ukugira ngo nyine ukuri kose kujya habona n'urengana arenganurwe kandi nabikubwiye ntabwo mu mategeko kenshi burya hatsinda ukuri hatsinda ibimenyetso nyine ndi kubyumva niyo mpamvu ariko jyewe umwana wanjye ndamwizeye none se njye siyo mpamvu nanjye shingiye ku cyizere wampaye ufitiye umwana wawe nanjye natse ibimenyetso byose kugira ngo se kwa muganga hari ikimenyetso kidahari kandi bameze nk'ibyagucanze bimeze bite ibintu bikomeje kugorana kabisa ndetse kandi ese ntabwo uzi ko Keza akiri muzima ntabwo yigeze apfa ese ko twe twavuganye ko ugomba kumukurikirana kwa muganga ukamurangirizayo niyo yaba ari muri koma byagenze bite icyo nyine nicyo kibazo nagiyeyo nzi ko ngiye kujyayo nkabisoza nsanga umuganga uri kumwitaho ni umusaza wahoze ari inshuti ya papa sinzi rero ikintu gihari cyo gukora niba ndi buhere kuri uriya musaza akaba ariwe nica mbere kugira ngo mbone ubukurikizaho Keza byancanze sinzi ikintu cyo gukora mva nkubwire ko numva ibyo bintu bikomeye buriya rero mu rwego rw'amategeko nta nubwo ushobora kumuzungura w'umuntu akiriho nyine icyo nicyo kibazo uri ko kubyumva hakuze n'ikindi reka uriya muganga nawe aba ari we duheraho kuko niwe kibazo dufite ubu kano kanya kuko sinabona ukuntu ngera kuri Keza uriya muganga ahari ari umwitaho ikibazo gihari rero buriya Keza aramutse avuye muri koma urumva ukagaragaza akamenya yuko werekana ko mwagiye mu rwego mu mategeko mu murenge kandi bitarabaye ari ibintu by'ifitirana byaba ari ikibazo kandi ikindi rero urumva uriya munyamategeko waba ni umuhanga iyo umuntu wageze mu rukiko akavuga ati ndashaka nzajya kuri ibimenyetso bya nyuma byerekana igihe uwo mwana yaririye uburozi Metre jye mbwira ukuntu ujye reba ishapure ngiye reba Yezu nguye ari kundeba umbwira ukuntu umwana ufite mama we ufite Yezu be mu nzu akora icyaha agahereza umuntu wese akamuroga amayibikiro yose arayavuga nta na rimwe asimbutse wigeze umutoza kuvuga ibukiro ry'ishavu byose arayavuga reka rero nkubwire ikintu kimwe ibyo byo ntubitindeho cyane kwibaza ko umwana wasenze wabaye imbere y'Imana cyane wigishijwe kubaha Imana atahemuka cyangwa ataroga ibyo bitindaho niyo mpamvu twe turi hano uyu mwambaro ureba nambaye nicyo uhabereye uyu mwambaro habereye kugira ngo ibintu byose bishyirwe ku murongo kandi ibintu bijyanye n'insengero n'ibindi iyo twageze muri uno mwambaro bijya ku ruhande reka dukoreshe amategeko rero ndashaka kusobanura neza nose ibyo bimenyetso ubu nibwo ugiye kujya kwa muganga
Umva metre wegerageza utuze. Ariko gutuza ntabwo binkundira. Ubuse rugiye watuza koko mbwiza ukuri. Ndabizi neza ko bigukomereye. Ariko kimwe mu bintu binyujije hano. Nagira ngo nkubwire uhindukirire Yezu wawe. Kuko mwizera. Umusabe abe mu ruhande rwawe ndetse nanjye. Icyo ngiye gukora ngiye kujya kwa muganga. Ningera kwa muganga ibintu bibiri nibyo ngiye kurebana. Ndareba kiriya kimenyetso kandi mu byo nshingiraho ndashingira no kwisaha. Kuko abaganga waziga ikoranabuhanga. Hari ubushobozi bwo kureba igihe icyaha cyabereye. Bwo kureba igihe niba ari uburozi bamuhaye, kureba n'amasaha yabumwereye. Ninsanga ubura burozi uriya mwana yarabuhawe mu masasa. Guhera sasa bakuzamura. Umuhungu waraba ari mu bibazo ariko humura ndahari ngo nduburane. None se ninsanga biri imbere ya sasa. Ari imbere ya sasa. Umuhungu wawe rwose niba ngombwa tuzanamutahana. None se rujya kwa muganga bigatinda. Ntabwo bitinda kandi ikoranabuhanga riba ryarabikemu baranabirangije biri saved. Urukiko rw'uburezi byamuyerekana yuko ugomba kwita uhabwa isubizo ako kanya. Ubwo rero igisigaye ni ukubwira Yezu mukagendana. Yagiyeyo namaze gusaba ko bampa ubwo burenganzira yongeze kwa muganga mbafite ibyangombwa binyemerera gusaba ibimenyetso byose kwa muganga barabira. Metre sinuje na gahoro simbasha kurya simbasha kuryama ndi gutekereza abanyeshuri babandi ndi gutekereza ku ishuri ukuntu bari kumfata ndi gutekereza abatura nta kintu na kimwe. Mvura mubwire kubera ko ukeneye ko ngufasha sibyo we bapoze sibyo kuba pose byo biragoye. Oya nyine gerageza unanamenye ko nyuma y'ubu buzima burakomeza. Urubanza bamaze kurumpa reka ndukurikirane. Noneho nawe ita ku kazi nanjye reke nigiteho ahubwo reka nkwereke reka nyaruke. Telefone yawe uyibagiwe. Urakoze cyane. Reka nyaruke. Nawe ngwerekeje. Kandi tuza sibyo? Yego. Tuza Yezu wawe muri kumwe. Yezu niwe nyiri humure. Yezu niwe ukemura ibintu byose. Ugira umutima utuje nawe kandi nyizera. Sibyo? Nyizera. Buriya metre Peter ndashoboye kandi nta kintu bunanire byose ndabikora. Urumva umunyamategeko rero ku kantu yazanye niko kabi ni umuhanga. Ikigaragara cyo ashobora kubaza ibintu byinshi cyane bimugiraho ikibazo. Rega kari agahungu ari kuburanira iwabo nta mafaranga bafite. Niba baramuhaye amafaranga menshi ni nk'ibihumbi 500. Ubwo rero urumva tumwemereye nka miliyoni 10 ntabwo yayanga. Ahubwo icyo ngicyo nicyo ugomba kubanza ukitaho. Ukazabanza ugashaka uriya mwavoka wabo. Urumva mukaganira. Urumva erega amafaranga buriya ni musima kweri nta kintu atakora. So umugani wawe nimba baramuhaye nk'ibihumbi 500 nkuko bivuze umwemereye miliyoni 10 kujya atatugira muri diro. Ntago yayanga. Ahubwo ikibazo amafaranga aravuga. Ahubwo ikibazo aramutse byanze ko buriya abantu babacamanza nk'abariya babaranyabwenge cyane. Erega yanze amafaranga ntago n'urupfu yarwanga. Urapfunza amafaranga z'urupfu yarwanga. Urapfu kandi none njyewe umuntu wese uzanyitambika mu nzira agomba gupfa. Nkubwire rero ko nzashirwa ruka amafaranga nyabonye. Ibyo ngibyo iyo bigiye mu mategeko iba ari icyaha kisubira. Icyaha cya mbere ntikirarangira ugashaka gushyiraho ikindi. Ahubwo procedure nakubwira ya mbere. Urumva aye ndumva gifite imitete abo kumva miliyari 1 miliyari 2. Urumva hari amafaranga ufite kuzanamo ibintu byo kugira impuhwe ngo iki. None se izo miliyari utazikoranye ubwenge ko wasanga ubuze na rimwe. Ahubwo tushiri kuri ibyo doctor. Buriya nta kuntu twakimura madamu tukamukura muri ibitaro tukamushyira ahandi hantu. Nimura tumujyana hehe wa mugabo? Numvaga byaba byiza ibi bitaro wamukwimuramo umurwayi umujyanye ibi bitaro biri mu bitaro bya mbere bikomeye muri iki gihugu. Nta handi hantu wamujyana yaba afite umutekano. Uriya mwana Keza nta nubwo ndi kumuvura nk'umurwayi cyangwa se umukiriya. Kumuvura nk'umwana wanjye kuko uriya mwana nari nziranye na papa we kuva kera. Ntabwo ndi kumuvura kubera yuko ari umukiriya cyangwa se kubera ko muri kunyishyura. Oya. Gusa nyine ngiye ku giti cyanyu numvaga ibyiza ari uko twamwimura tukamushyira ahandi hantu. Urumva angaha rega umuntu wagerageje kumwica n'ubundi naha yamusanga.
hano hari umutekano uhagije. Ibi bitaro bifite umutuzo n'umutekano rwose. Uhumure ujye uryama usinzire. Uriya mwana n'umwana wanjye ndamwitaho nk'umwana wanjye, sibyo? Kundi nyine ubwo ngubwo niba ari uko nguko bihishamo, ariko njye numvaga ari byo byaba byiza vraiment, kubera ko umuntu wagerageje rega kumwica still n'undi yaza nanga. Ati hariya wabibonye ko hari security, abasekirite barahari, hari abanasi. Hello, bravo. Yego ni Deni muvugana? Nitwa Metro Bika. Iyo ufite dosiye y'umwana bita Keza. Okay. Yego Metre, ndakumva, ndakuzi. So hari ibimenyetso nari ndi gushaka umukiriya wanjye mu mategeko. Ibimenyetso bijyanye n'ikibazo umwana Keza yagize. Yego. Hari impapuro rero nashakaga zigaragaza ikibazo yagize uko zimeze, nk'abaganga uko mwabikoze nashakagaho. Nazifashisha mu mategeko. None se hari ibintu rero tutajya dukora, amarezilita ntabwo tujya dupfa kuyatanga ku bantu bose rwose, ntabwo tubyemerewe. Ugomba kwihangana, ntabwo bishoboka ko twayaguha rwose. Cyo kora cyo wazaza hano tukakureba, then tukaba twaguha izo rezilita zose tuzo tuzihaye kameme. Nanjye nari bamenye bibafate kuze ko nzikeneye. Ubundi buriya mumpaye randevu zaziteguye nahagera nyine mukazimpa nta kibazo, kuko ndazikeneye, ndi kuzikoresha mu mategeko zishaka. Sawa, urakoze cyane rwose, ni wowe nubishobora uzaze hano muri ofisi tuvugane, ndeba n'uwo turi kuvugana, nzitanga inzu nzihaye, kuko nanjye ni ibintu mba ntemerewe. Sawa, nta kibazo Mete. Murakoze cyane. Umunsi mwiza, akazi keza. Yego nawe akazi keza. Yego. Uyu ni umumetere nyine uri kwita ku kirego cy'uriya mwana. Naho ubundi tuzi umutima, urumva ko ibintu byose mba ndi kubikurikirana neza. Warumbwiye? Halo? Nta kibazo ndabikora. Ahubwo Dr. Reka ngende. Nari mbonye akamesaje nyine, hari gahunda ngize zihutirwa, ubwo ngubwo turi kumwe. Yego. Sawa akazi keza. Sawa. Ese nobe ko wantumyeho nta mahoro? Urebye nta mahoro ntaribi. Yego. Nifuzaga nyine ko tuganira ku bijyanye na kiriya kirego. Natunguwe no kumva umpamagaye, kandi nzi neza ko nakahamagawe ndanavuka wambwira ati ibimenyetso mwabonye ndumva hari uko twakoroshya urubanza. Sinzi hari icyo bigutwaye kuba njye naguhamagara ukaza wanjye tukaganira? Nta na kimwe, ugenda umunyamategeko urabyemerewe kumpamagara. Okay. Ikintu nshaka rero, yego, ese ubundi turetse kujya muri bwinshi, iriya famiye baguhaye amafaranga angahe kugira ngo baburanire? Iriya famiye zibampaye amafaranga nyine abakiriya bishyura abo bahaye akazi. Angahe nyine angahe? Ngo ni waba ukabije buriya wenda nk'iyaba ari we wampaye akazi bari kubayozayo wampembye. Bariya rero amafaranga bampembye yaranyuze, niyo mpamvu nemeye kubashakira ubutabera. Angahe ndashaka kuyamenya. Ntabwo ari ngombwa, nayabo nyine kandi narayemeye. Ese ko nayemeye urayashaka iki? Narayemeye kandi nawe ufite avoka wishyuye, turimo tuburana kugira ngo dushakire ubutabera mwese.
utarajya muri byinshi by'ibyihorere reka tubyihorere ntitaye ku mafaranga baguhaye ndagukubira inshuro 10 iki kirego kive ukihorere ntitaye kuyo baguhaye ndagukubira inshuro 10 kirego kireke urabyumva gute Norbert waba warigeze ushakisha amakuru ntugire ngo impamvu ndi kuguha ayo mafaranga nuko umukiriya wawe arengana njye ndashaka umugore wanjye abone ubutabera kuko ndabizi neza ko Amani yabikoze yaramuroze waba warigeze ukora iperereza ushakisha amakuru umenya Maître Peter uwo ari we twebwe turi abantu twize amategeko kugira ngo dushakire ubutabera abatabufite turi kuvuga ku mafaranga yaba wowe yaba ndetse na Amani mwembe uko muri babiri turi kubashakira ubutabera ngo buri wese abone watuje ko amategeko azashyira ukuri hanze ukabona ubutabera bunyuze mu murongo ayo mafaranga nkubira inshuro 10 kutaza ayo bampaye kandi ko ayo bampaye nyuze urarwana niki we nakubwiye ngo sinitaye kuyo baguhaye ikibazo njye mfite ntago ari amafaranga je rero nyizwe nayo nemeye umukiriya wanjye yampaye wigira ikibazo reka ubutabera gukora akazi kabwo sibyo ntuhangayike niba koko Keza wawe yararenganye agahohoterwa biturutse ku mukiriya wanjye Amani ubutabera buzabishyira hanze urarinda ubyongeramo amafaranga bitagabanya amagambo nsohokera mu nzu ugende cyo nari nguhamagare cyarangiye cyari cyo ngicyo gusa yego bakoze kandi Norbert reka ubutabera bukora akazi beside Alo. Yawa. Sose yaguyemo inshishi. Mushenze amafaranga yayanze kabisa. Ya, iyo niyo decision hari nuko mwica akava mu nzira. Ciao. Mubikore bitarenze iminsi birabe byarangiye kabisa. Kurabizi ko ejo tuzasubira mu rukiko. Nta mucaho tuzasubira yahari. Ciao.